Hello, mumeze mute bafana banjye my guys? Reka nizere ko mumeze neza, gusa nyine mbanje kubiseguraho kuko muri iyi minsi ntabwo ndi gukora nk'uko byari bisanzwe. Nahuye n'impanuka, nakoze impanuka, ubu ndarwaye, gusa mukomeze munsengere mbashe gukira neza. After gukira nzaza twongere dukore, ndongere mbasetse, mbaririmbire, ibintu ndakeka bizagenda neza. Gusa niyo mpamvu iri gutuma aka kanya mutari kumbona. Gusa ndabasabye ntimucike intege kuko ntari gukora, mujye musharinga izi videwo zanjye, namforowinge, wamforowinze yarakoze cyane nyine, wamforowinze anasharinge, mukore na like, mukore na comment. Burya comment nayo ituma hari ikintu umuntu ahindura ku bintu akora. Kandi ikindi ndabasabye mugere kuri YouTube channel yanjye. Narwaye, hari ikiganiro maze gushyiraho, nabonye nta viewers benshi cyagize, banza ari uko ntagiporomotinze ngo ntagipininge, ariko mujyeho kuri YouTube channel yanjye Praiseboy TV Show, muransangaho, mukore subscribe, mukore na share, muramukoze cyane. No kutabimenyereye, aho kuri TikTok nukanda kuri profile yanjye urahita uhinguka kuri YouTube channel yanjye, ukandeho urahita ugerayo rwose. Ukore ibiri gusabwa: subscribe, like, share, comment. Ndabukoze cyane, turi kumwe, mukomeze munsengere.